Ni by'agaciro kuba uhisemo gukomeza gukurikiranira hafi gahunda zose umuyoboro mugari wa La Grace Africa kuri ubu ukomeje kugenda utegura kandi ukomeje kugenda ukugezaho muri aya masaha. None kuri ubu turi kuvugana what is breaking news. Reka ubwire ko umuramyi Josh Ishimwe yatomoye umugore we ku isabukuru y'amavuko. Ni ibintu navuga ko bikomeje kuvugisha abatari bake kuri iyi mihanda. Josh Ishimwe, umuhanzi uri mu bakunzwe mu barimba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, yifurije umugore we isabukuru nziza y'amavuko, amuhata imitoma, amwibutsa ko kumugira ari umugisha yahawe. Reka manze mubwire ko Josh Ishimwe amenyerewe mu gusubiramo indirimbo zakunzwe cyane zo guhimbaza Imana ariko ziri mu njyana ya gakondo nyarwanda, ibituma abatari bake bamuhata igikundiro. Rero yifashishije imbuga nkoranyambaga asanzwe akoresha, yandika byinshi biri mu marangamutima ye, agaragaza ko aryohewe no kuba afite umukunzi we. Mu magambo ye yagize ati, isabukuru nziza nshuti magara yanjye, mugore wanjye mwiza nahawe na Rurema, imfura muri byose, sinzi aho natangirira, ariko mukunzi ndi umunyamugisha kukugira nk'umugore wanjye, ndagukunda cyane. Akomeza agira ati, wambereye umugisha mu myaka yose tumaranye, uyu mwaka wo urangije ubigira agahebuzo, ni kubw'ubuntu bw'Imana, ndashima kubw'ubuzima bwawe, ndi hano ngo nkwe urukundo, umunezero, kugusengera no kukwishimira buri ntambwe utera. Ubundi akomeza amusabira uburinzi bw'Imana ko bwamuhoraho kandi ubwiza bwayo bukamumurikira. Amubwira ko amushimira kandi amukunda, asoza amwibutsa kandi ko kumugira ari umugisha. Yagize ati, ndagukunda ni mama. Reka nsoze nkubwira ko Josh Ishimwe yashyingiranywe n'umugore we Gloria Mutoni mu birori byabereye mu gihugu cy'Ubuholandi, hari ku itariki 21 ukwezi kwa Kamena uyu mwaka 2025. Ubukwe bwabo bwari buhuje inzego zigera kuri 2 zikomeye mu buzima bwabo, iyobokamana n'umuco nyarwanda. Byari ibirori byuzuye urukundo, ukwemera n'ishema. Ni ibirori byatanze ibyishimo kuri buri muntu wari wabyitabiriye. Aba bombi bamaze amezi asaga 3 bakoze ubukwe, nyuma y'igihe kinini bari bamaze bakundana nk'uko bagiye babyemerera mu itangazamakuru. Ngaye nguko, reka ngushimire kubana nanjye hano kuri La Grace Africa.